yarongeye ahita abigenza ngo yabigenje ubwenge ndabubura. Hanyuma n'ubundi turagenda nshiduka mbonana n'ubundi turi kuva mu modoka y'akavatiri, hanyuma mbona tugeze ahantu ngo ku nyanja ngo ya Victoria, niko batubwiye. Tugeze ahantu ku bwato bwatwaraga ibintu n'abantu nga 12:00. Turagenda twinjira ahantu mu nzu, tuhasanga abagabo batatu, uwo mama wa 4 nanjye mba uwa 5. Hanyuma wa mumama yamaze nk'iminota nka 20 we arisohokera arigendera, anziganana na ba bantu n'abagabo. Noneho bamaze kubona wa muntu asohotse, banzanira agakombe gatoya kano bakunda guheramo abana amata, mbona barakanzaniye karimo ibintu by'umweru. Nangije umwe avamo avuga Ikinyarwanda, hanyuma arambwira ati akira tukuzimanire. Numva ijwi rirambwiye ngo injira mu kiriya cyumba. Harimo ibyumba 2 na saro. Ninjira mu cyumba, nkimara kucinjiramo nzanga harimo amahembe, hari ahantu ushobora kugera ugasanga hari imitako y'amahembe, ibicuma, ibintu byinshi bimeze gutyo nyine. Muri ya mahembe hari amahembe yari arimo, hari ahantu ugera ugasanga hari ahantu bashitse ikintu c'amahembe. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye witegereje wabibonye? Navuga ati nabibonye. Hanyuma numva ijwi rirambwiye ngo injira n'umwakira cyumba. Naco nzoka muri ca cyumba ninjira mu kindi. Ngeze muri ca cyumba nsanga harimo ikintu cyitwa ivumbi ryinshi cyane. Nagiye kubona mbona hasa na hari umwijima mwinshi cyane. Hanyuma numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye urira muri iri dirisha usohoke hanze. Tangije ndurira ndasohoka, ngeze hanze numva ijwi rimbwiye ngo ngaho kata ujye inyuma y'iyi nzu. Ndakata, ngeze inyuma ya nzu ngiye kubona mbona hari ibituro n'ahantu bashingura. Ijwi rirambwiye ngo tambika muri iryo shamba. Hirya ibyo bituro cyangwa se iryo rimbi hari ishamba rinini cyane, ariko hari amagambo nagiye numva, hari ibyo bavuze mu Kinyarwanda ntekereza ubwo ni wa wundi wansemuriraga, ntekereza ni wavuze mu Kinyarwanda. Hanyuma numva ari kuririmba indirimbo iri kuvuga ngo dore umwumba. Hanyuma ngo dore umwumba, ibyo narabyumvishije. Mbona ibyo byose nabisobanukirwa ngo wenda ngo dore umwumba, ariko abantu bakuru bo bageze gute barabizi. Hanyuma icyo gihe nari nsa nk'umuntu wahahamutse cyane. Nari ndi hafi na ryarimbi, rukumva ko iryo shamba ryari hafi na ryarimbi, nari ndi aho hafi rero. Hanyuma rero nibwo nuriye ca giti, mbona amazi ari kure, ariko ngira gute manuka ca giti ndakomeza ngira gute ndagenda. Muri rya shamba naribabariyemo, hari aho nageraga kubera ko nahasangaga ahantu hareze amazi, ngafata kuri ya mazi mabi nyine yareze nganywa, ngumva ubuzima bugize gute buragarutse. Hari aho nageze ndaraba. Hari akana nabonye gafite nk'imyaka 10, bitewe nuko ahantu nagiye nyura imishubi yanshwaratuye, mbese uri kubona ameze naba, amaraso ari kugenda ava, ibintu nk'ibyo. Hanyuma uwo mwana akimara kumbona nuko narinsa yahise yiruka. Ubundi ngewe iyo ngiye kuvuga ibyiza by'ikawa mbanza kubaseriye. Abanyarwanda bamaje gusobanukirwa akamaro ko kunywa ikawa, cyane ko ari igihingwa gihingirwa hano mu Rwanda. Ikawa ntabwo ari y'abasirimu gusa, ni y'abantu bose. Ahubwo kuba uri umuntu ufite ubwenge butekereza neza, ni ngombwa ngo unywe ikawa. Ikawa igufasha kuruhura mu bwonko, ikawa igufasha kugira imbaraga, ikawa ikangura cyangwa se imera nkaho ari moteri ishitura utunyangingo cyangwa se imbaraga z'umuntu karemano. Umuntu unywe ikawa aba afite ubudahangarwa budasanzwe, harimo n'ibimufasha kuba yakirinda indwara zitandukanye, harimo umutima, kanseri, hamwe n'izindi ndwara zishingiye ku mutima cyangwa se zishamikiye ku itembera ry'amaraso. Irindi banga riri mu kunywa ikawa ku bantu b'abagabo cyangwa se igitsina gabo, burya umugabo unywa ikawa kenshi agira imbaraga mu gihe cyo kubaka umuryango cyangwa se mu gihe cyo gutera akabariro. Ikinyobwa cy'ikawa kigire
kimwe mu binyobwa bigize ubuzima bwa buri munsi. Nk'uko ufata amafunguro, jya ugerageza wongereho ikinyobwa cy'ikawa, bizagufasha kwirinda izo ndwara zose navuze. Harimo kanseri, harimo umuvuduko, harimo umunaniro ukabije, harimo ndetse no kwirinda ingaruka zo kugira gucika intege mu gihe cyo kubaka urugo rwawe. Inywera ikawa uyigire kimwe mu binyobwa bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi. Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe muri kudukurikira live hano kuri Be Right TV. Nge muri kumwe ni Jack Promo nk'ibisanzwe. Imbere yacu tukaba turi kumwe na Christine. Yego. Umuntu udasanzwe. Umuntu wahuye n'abantu nyabantu, agahura n'abantu bakorera mu isi y'umwijima, agahura n'abantu bakorera mu isi y'umucyo, agahura mbese afite experience ku bantu benshi bagiye batandukanye. Abari mu gice cy'isi y'umwijima, abari mu gice cy'abantu nyabantu, ndetse n'abari mu gice cy'isi y'abayoborwa n'umwuka w'Imana, nibo bana b'Imana. Ngira ngo rero twakwakira ubundi ugasuhuza abadukurikiye hano kuri Be Right. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nguko bivuze, nitwa Zaninga Christine, ndi umukozi w'Imana. Yego. Imana iduhana umugisha. Yego. Ndabona uratuje cyane. Oya, ni ibisanzwe, mu bisanzwe ndatuje. Yego. Uratuje. Ubu rero ngira ngo kimwe mu bintu mbakumbuje cyangwa se mu biganiro tugiye kuganira, agiye kutugezaho ubuhamya, atubwira ukuntu yatwawe ameze nk'umuntu ushimuswe n'abazimu, bakamujyana mu isi itandukanye n'isi yacu turimo mu buzima busanzwe, akaza kuba yahava ahavanwe n'ukuboko kw'Imana. Ariko mbere yuko twinjira muri icyo gice cy'ubuhamya, ngira ngo twabanza tukakwakira mu isengesho rigufi cyane nk'iry'amasegonda 30, ubundi ugakomeza winjira muri icyo cyiciro cy'ubuhamya, cyane ko afite ibyiciro byinshi by'ubuhamya, uburyo yanyuze mu rupfu, uburyo yabaye impumyi, ibyago n'amakuba yahuye nabyo, abarozi bamupatanye cyangwa se ishyirahamwe ry'abarozi bamugendaho. Ibyo byose ni bimwe mu bigize ubuhamya bwe. Ikindi kandi akaba ari n'umunyamasengesho, umuhanuzi, umukozi w'Imana, Imana ihagurukije muri iki gihe cya none kugira ngo ayikorere ashyizeho umwete. Ngira ngo twakwakira mu isengesho rigufi cyane. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, uri umukozi w'umuhanga. Ineza y'Imana nibane natwe. Twinjiye muri uyu mwanya w'ubuhamya, uzudushigikire, kandi abantu bose bazumva ubu buhamya buzagire aho bubakura, bugire naho bubashira, izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze bana natwe kandi udushigikire, uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma turabashimiye cyane kubwo kuduha ikaze cyangwa se kubwo kudutumira kuri izi kamera. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana nibane namwe. Rero abantu badukurikiranye kuri iyi kamera cyangwa se kuri iyi channel, banyarukira no kubahetse official nabo bakagenda bakadushigikira, hanyuma umurimo w'Imana ugakomeza ukamamara. Imana ibaha umugisha. Rero mfite ubuhamya bw'ibyo nagiye mpura nabyo, ni byinshi cyane. Ushobora kubana n'abantu uzi ko ari abantu b'Imana, uzi ko ari abakozi b'Imana, ariko mu by'ukuri bakoreshwa n'izindi mbaraga. Ariko rero abantu bagikoreshwa n'umwuka w'Imana. Imana ibaha umugisha, mukomeze mukorera Imana. Ariko icyo nzi neza nuko hari abantu muri iyi minsi Imana ijya yifashisha. Hari urugero ni uruhe? Urugero rwa mbere, ijwi rivugira muri cya gihuru ribwira Mose ngo kwetura inkweto kuko ugeze ari ahera. Nyamara iki gihuru nta juru ry'igihuru rihari, ariko Imana yifashishije iki gihuru. Hari ibintu byinshi rero Imana ijya yifashisha. Reka nimureke dukorere isi nk'abazayivamo, dukorere ijuru nk'abantu bazagira gute, bazaritaha. Imana ibaha umugisha. Nabaye aho ngaho ndimo ndasenga, twa turi mu rusengero, umukozi w'Imana arahanura, arambwira ngo ugiye guhura n'urugamba. Hanyuma
mbifata nk'ibintu bisanzwe kuko turabizi, abantu benshi barabizi. Umuntu ashobora kugwanura akakubwira ngo senga ugiye guhura n'urugamba, nawe ugasenga ubwire Imana ngo Mana, Imana ibikureho. Nanjye nasenze mbwira Imana ngo Imana ibikureho, ariko hari ukuntu Imana ijya ibireka ikavuga ati reka uyu muntu mwereke, reka mwereke abantu, reka mwereke umuntu uwo ari we. Imana ikemera ikagucisha mu ruganda, Imana ikugirire neza. Hari abantu benshi rero Imana yagiye icisha mu ruganda bakabura kwihangana. Icyo nakwifuriza ni uko wakomeza ukihangana. Hanyuma Imana inyereka umuntu muri icyo gihe umukozi w'Imana yampanuriye. Bwakeye mu gitondo umuntu arampamagara arambwira ngo mbese bwa buzima muracyaburimo? Ndamwikiriza ngo kubera ko yari azi ko nyine tutariho mu buzima bwiza. Hanyuma arangije arambwira ngo ngwino duhurire muri gare. Duhurira muri gare, hanyuma aransuhuza bisanzwe. Amaze kunsuhuza, hanyuma tushatse kuvuga ko bwa buhanuzi wa muntu yarahanuye bwari bugize gute, bwari busohoye. Duhurira muri gare, arangije aransuhuza bisanzwe, aranyitegereza, ahera hasi arazamura, arambwira ati amakuru ni meza. Ibyo yarashaka kumbaza arabimbaza, ndamwikiririza. Hanyuma arangije arambwira ati ba wicaye aho ngaho ndaje, hanyuma ngubwire ibyo nshaka kukubwira. Yaragiye ajya munsi ya gare, yamaze nk'iminota nka 30 mutegereje, aragaruka arongera. Ni gare ya Musanze, ni gare ya Musanze. Yego, arongera aragaruka aransuhuza bisanzwe. Amaze kunsuhuza bisanzwe, hanyuma uko nguko yansuhuje, nza n'umuntu utakaje ubwenge. Kandi uwo muntu ni umuntu twasenganaga, ni umuhanuzi, mbese yari umuntu w'umukristo. Hanyuma amaze kubura ubwenge, nashidutse mbona turi kuva mu modoka. Ahantu twari turi kuva mu modoka nabonaga turi mu kindi gihugu ntazi, Uganda. Ndamubaza se twaje gute, tugeze hano gute? Arangije arambwira ati rero njye nabonye ko wowe nimbikubwira utari buze kubyemera, niyo mpamvu nanjye nakoze ibyo numva nshaka, niyo mpamvu uri kwibona hano. Hanyuma ntangije ndamubaza ati ko nzi neza kuri umunyamasengesho ukaba ukijijwe, ibi bintu wabitewe n'iki? Yarongeye ahita abigenza ngo yabigenje, ubwenge ndabubura. Hanyuma n'ubundi turagenda, nshiduka mbonana n'ubundi turi kuva mu modoka y'akavatiri. Hanyuma mbona tugeze ahantu ngo ku nyanja ngo ya Victoria, niko batubwiye. Tugeze ahantu ku bwato, bwato bwatwaraga ibintu n'abantu. Hanyuma noneho ngiye kubona mbona twinjiye muri bwato, turagenda tugeze hakurya y'amazi, tugenda n'amaguru. Ahantu rero twagiye birumvikana, twaragiye twageze nimugoroba nga saa 12. Turagenda twinjira ahantu mu nzu, tuhasanga abagabo batatu. Abagabo batatu, uwo mama wa 4 nanjye mba uwa 5. Hanyuma wa mumama yamaze nk'iminota nka 20, we arisohokera arigendera, anziganana na ba bantu n'aba bagabo. Noneho bamaze kubona wa muntu asohotse, banzanira agakombe gatoya kano bakunda guheramo abana amata. Mbona barakanzaniye karimo ibintu by'umweru. Nangije umwe avamo avuga ikinyarwanda, hanyuma arambwira ati akira tukuzimanire. Ndamubwira ati ntago njya nywa amata. Arambwira ngo ntago ari amata. Hanyuma ndamubwira ati oya ntago nyanywa. Hanyuma arangije nyine abandi bari kumwe bambwira mu Kigande, sinabashaga kubyumva, ariko ibyo bavugaga wa muntu yarabisemuriraga mu Kinyarwanda. Ubwo ukumva bambwiraga bantuka, bakambwira ati ikintu canzanye aho ngaho abana ari naco kigira gute kihankura. Bese bakumva yuko ntagira Imana ishobora kugira gute kunkura hantu, ariko hari Imana ikora, hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ifite ubutwari. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo hari abantu benshi Imana yifashisha ariko batazagira iherezo ryiza. Imana ibagirire neza. Hanyuma nagiye kubona mbona ba bantu basa naho basohotse ko ari batatu, nzigara muri yanzu njyenyine. Bamaze gusohoka bafungira inyuma, bamaze gufunga, hanyuma nzigara muri yanzu. Nari mfite agatelefone gatoya nako kari kagaragara ko kasizemo umuriro, sinibukaga ko ngifite telefone.
hanyuma ariko mbwira Imana ngo Mana wavuganye nanjye wampaye amasezerano menshi, kubera iki ibi bintu binkoreye, kubera iki wemeye kuja kunyicira mu gihugu c'abandi, yo wemera ukangirira neza ukareka ngapfira mu gihugu c'abandi bakazananshingura. Ariko hari Imana igitabara, akabone nubwo hari abantu shitani ajya yifashisha tukagira ngo ni abantu b'Imana, ariko hari abantu bakorera shitani wabareba ukagira ngo bakorera Imana kandi bakorera bari mu muco, bari mu mwijima. Hanyuma nsigara ndi gusenga ninginga Imana, mpendahenda Imana, ndavuga ati Imana kubera iki ibintu byemeye, ndahendahenda ndarira ndasenga, ariko gusenga kose nasenganaga ubwoba, ndi kumva rwose ni ukuri pe bwari ubwoba gusa. Hanyuma ndangije bubaye nka saa moya, numva ijwi rirambwiye ngo injira mwa kiriya cumba. Hari harimo ibyumba bibiri na saro. Ninjira mu cumba, nkimara kucinjiramo nsanga harimo amahembe, hari ahantu ushobora kugera ugasanga hari imitako y'amahembe, ibicuma, ibintu byinshi bimeze gutyo nyine, nibyo nasanzemo. Hanyuma ngiye kubona mbona muri ya mahembe, hari amahembe yari arimo, hari ahantu ugera ugasanga hari ahantu bashyitse ikintu c'amahembe. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye witegereje wabibonye, navuga ati nabibonye. Hanyuma numva ijwi rirambwiye ngo injira n'umwa kiriya cumba, naco nzoka muri ca cumba ninjira mu kindi. Ngeze muri ca cumba nsanga harimo ikintu cyitwa ivumbi ryinshi cyane. Muri rya vumbi ngiye kubona mbona ijwi rirambwira ngo mwana wanjye fungurira idirisha urebe. Mfungura rya dirisha ryari rifungishijwe agasumari. Hanyuma ngiye kubona mbona hanze, nagiye kubona mbona hasa n'ahari umwijima mwinshi cyane. Hanyuma numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye urira muri iri dirisha usohoke hanze. Tangije ndurira ndasohoka, ngeze hanze numva ijwi rimbwiye ngo ngaho kata ujye inyuma y'iyi nzu. Ndakata ngeze inyuma ya nzu, hanyuma nzanga hari ahantu bagiye bashingura basa naho hari ibituro. Imana itugirire neza. Hanyuma ngiye kubona mbona hari ibituro n'ahantu bashingura. Ijwi rirambwiye ngo tambika muri iryo shamba. Hirya y'ibyo bituro cyangwa se iryo rimbi hari ishamba rinini cyane. Numva ijwi rirambwiye ngo ahinjira mwari rya shamba. Bwari bumaze kwira, ariko Imana izi kurinda uko bwije n'uko bukeye. Ngiye kubona rero, ngiye kumva numva abantu barimo baravugira hahandi bashinguye, bari kuvugira mu bintu ntazi, mu bigande, simbashe kugira gute, simbashe kubyumva. Ariko hari amagambo nagiye numva, hari ibyo bavuze mu Kinyarwanda ntekereza ubwo ni wa wundi wansemuriraga, ntekereza ni wavuze mu Kinyarwanda. Hanyuma numva ari kuririmba indirimbo iri kuvuga ngo dore umwumba. Hanyuma ngo dore umwumba, ibyo narabyumvishije. Mbona ibyo byose nabisobanukirwa ngo wenda ngo dore umwumba, ariko abantu bakuru bo bageze gute barabizi. Hanyuma icyo gihe nari nsa nk'umuntu wahahamutse cyane, ariko numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye wibuke ko navuganye nawe, kandi nacagiye wibuke ko navuganye nawe ngakubwira ko ngiye kukwigisha iki umuntu. Igihe cyari iki cyo kugira ngo wige umuntu. Hanyuma nsubiza ryajwe ndaribwira ngo Mana kubera iki wemeye noneho ko ngira muri iki gihugu, iyo wemera ko bibera mu gihugu cacu, hano ndamutse mpfuye nashingurwa nande. Hanyuma numva ijwi rimbwiye ngo mwana wanjye uru ni uruganda wari uri mucamo, ariko nzi neza ko uzabasha gusubira hehe mu gihugu iwanyu. Hanyuma bwaraciye mu gitondo, ndahaguruka mva ahantu narindi, ndavuga ati batansanga hano. Ndahaguruka ndagenda, ngeze imbere gatoya, sinzi ukuntu nibutse ko mfite telefone, ndayifungura ariko umuriro urukumva byari biri kwanika batterie faible. Noneho nkimara kuyifungura hari umupasiteri, yari mwarimu, hari umupasiteri wahise amamagara. Amaze kumamagara arambwira ati siko ndi kuguhamagara ngabona telefone yawe iri gusona ngitari hano. Ndayikupa, maze kuyikupa arongera arampamagara bwa kabiri, arongera arampamagara bwa gatatu, ubwa kane ndamwitaba mubwira ikibazo cyagize gute cyambayeho. Arangije arambwira ati rero urira igiti, numara kurira igiti weho ureba ahantu hari amazu, numara kubona ahantu hari amazu aba ariho ugenda uri kugira gute uri kugana.
naragiye nurira cya giti nk'uko yarabimbwiye, hanyuma mbona amazu ari kure. Mwirimba imbere y'uko uhamagara pasiteri? Yego, nari ndi hafi na rya rimbi. Rukumva ko iryo shamba ryari hafi na rya rimbi, nari ndi aho hafi rero. Hanyuma rero nibwo nuriye cya giti mbona amazu ari kure, ariko ngira gute manuka cya giti ndakomeza ngira gute ndagenda. Muri rya shamba naribabariyemo, hari aho nageraga kubera ko nahasangaga ahantu hareze amazi, ngafata kuri ya mazi mabi nyine yareze nganywa, ngumva ubuzima bugize gute buragarutse. Hari aho nageze ndaraba, kabone nubwo wenda ubutaha ntigeze mbivuga, ariko hari aho nageze ndaraba mera nk'umuntu uvuye mu mubiri. Ariko rya jambo Imana iba yaravuze ngo nzakurinda nzabana nawe, igashigikira ijambo yagize gute yavuze. Hanyuma mbona ya mazi ndasoma, maze kuyanywa numva nza n'umuntu ugize gute uhembutse. Yego, ndakomeza ndagenda. Hanyuma ndi gusosoka muri rya shamba, hari akana nabonye gafite imyaka 10, bitewe nuko ahantu nagiye nyura imishubi yanshwaratuye, mbese uri kubona ameze naba, amaraso ari kugenda ava, ibintu nk'ibyo. Hanyuma uwo mwana akimara kumbona nuko narinsa, yahise yiruka. Amaze kwiruka nanjye naragiye ngana hagize gute aho yirukiye, kuko niyo nzu nari ngize gute nari mbonye. Hanyuma ngigera hantu yirukiye, mpageze nabo bakimara kumbona basangaho bagize gute badashaka ko ngera muri urwo rugo. Hanyuma bahita bajya mu nzu, bamaze kujya mu nzu bamvugisha bari hehe, bari mu nzu ngewe ndi hanze. Barambaza wageze no gute, waje gute, byagenze gute. Ndabibasobanurira, maze kubasobanurira uwo mu mama nagize umugisha nsanga ari kuvuga Ikinyarwanda. Hanyuma arangije ansubiza nyine mu Kinyarwanda, arambwira ati natwe ahantu tuvuka mu Bugesera. Ahita ambwira ko yaturutse i Nyamata. Hanyuma nza kumugiraho umugisha, arancumbikira ahantu ndaharara, banshuhiriza amazi, bafata agatambara bakajya bagenda banyomora. Mu by'ukuri ntago byari binyoroheye, namwe murabyumva, gufata amazi ugashira mu bintu by'ibisebe ntago byari bigize gute, ntago byari byoroshe. Ariko Uwiteka akomeza kubana nanjye. Hanyuma rero wa mwarimu Imana irongerera mukoresha, arongera. Mu by'ukuri rero kandi gace ko sinabasha kumenya ngo nakaye. Icyo nzi neza nuko Imana yabikoze ikanzana nguko yari yabigambiriye. Hanyuma rero uwo mwarimu yarongeye arampamagara, arangije arambwira ati uwo muntu niba ari kubasha kuvuga Ikinyarwanda mu tuvugane. Baravugana, aramubaza se kuva aho ngaho kugera mu Cyanika bisaba kuba wahakoresha amafaranga angahe. Aramusobanurira, hanyuma amwohereza 20,000. Aramubwira ngo ngaho rero gerageza ubashe kugira gute kumutegera. Yaragiye arantegera, amaze kuntegera tugeze ku mupaka, umushoferi arambwira ngo amafaranga bampaye akugarukirije hano, ngaho gira gute ahandi ushaka uburyo ugira gute wiyaranje. Rero nashatse uburyo niyaranje, ndagenda n'amaguru. Ngeze mu Kidaho nari mfite memory card muri kaga telefone, nari mfite memory card nari naraguze 3,500. Ngeraho ndi kumva inzara imereye nabi cyane, sinzi ukuntu nakebutse hirya mbona ahantu bakora amaradiyo, amatelefone. Ndavuga ati hari ahantu bashobora kungurira iyi memory card, nanjye ngagira gute ngabona uburyo mbaho. Mbajyanira ya memory card, mpageze barayisuzuma, barambwira ati turaguha amafaranga 500. Ibaze memory card nari naraguze 3,500. Ndabahakanira, maze kubahakanira tagenda ngeze imbere biranga. Bimaze kwanga nongera nsubira inyuma, ndababwira ati ya 500 muyame. Barambwira ati ya 500 ntayo tukiguhaye, ahubwo turaguha 300. Hanyuma ya 300 narayakiriye, maze kuyakira ibaze nanze 500 nakira 300. Ndagenda ngura igisheke, nacyo kugikongora bigira gute biranga. Hanyuma sinzi ukuntu nagiye kwicara hafi n'umuhanda, akavura gasangaho kaguye. Hari ukuntu nyine bitewe naho nari nagiye nyura, nasaga naho nananiwe, ubwo ngo bwananiwe. Ndagenda nicara hafi n'umuhanda ahantu ku mucaca wari uhari,
ndahasinzirira, akavura karagwa karahanyagirira, umuntu araza arambwira ati se ntabwo wamenye ko imvura yaguye? Ndebye koko nsanga nanyagiwe byatari, ngiye kubona mbona wa muntu nyine anyweye hantu, ndagenda nugama, wa mwarimu arongera arampamagara ambaza se uri hehe, ubugeze hehe? Ndamusobanurira, mubwira ko nta n'itike nzigaranye. Arangije arambwira ati rero sinshobora kuba nakoreye umugisha uturutse aho ngaho, uturutse mu Bugande, unanibwe gukorera umugisha uturutse aho mu Kidaho ngo ugere hano mu mujyi. Imana ibi bikoze gutyo, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Ni ukuri uyu mwarimu njya musabira umugisha cyane, Imana yaramukoresheje kandi yarankurikiranye, arambwira ati natwe mu gihe wari uri aho ngaho tukimara kubimenya twafashe umwanya wo kugusengera, Imana ivugana natwe. Amakuru twari dufite ni uko nubwo waciye mu bikomeye, nubwo waciye mu ntambara, ariko amakuru Imana yari yaduhaye ni uko wari ukwiriye kugera hano tukongera tukagira gute, tukakubona. Imana ishimwe. Hanyuma muri iryo joro Imana ivugana nanjye, imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo mwana wanjye, hari abantu bari gukorera isi bazi ko bazayibamo, ntibakorere ijuru nk'abantu bazagira gute, bazaritaha. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo hari abantu benshi Imana ijya yifashisha, hari abantu benshi bihishe muri uyu murimo, ariko igihe kirageze Imana ikabashira hehe, ku karubanda. Byageze igihe wa muntu leta iramukurikirana, imaze kumukurikirana, ariko kubera ko nyine byari byarangiye yigendeye, ntabwo bari baragira gute, ntabwo bari bumubone. Umugabo nabo baramukurikiranye aratoroka, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi ngihumeka umwuka bazima, nubwo hakiri abantu shitani akoresha, ariko haracyari n'abantu b'Imana, haracyari abantu b'Imana. Rero muri icyo gihe ari nijoro, Imana ivugana nanjye, irambwira ngo mwana wanjye reka mvugane nawe. Imbwira amagambo menshi kandi agize gute, akomeye, ku buryo kuri uyu munsi ari byo byiringiro mfite, ari byo ndimo ndagenderaho, kuri ya magambo Imana yagiye ivugana nanjye. None se uwo munyamasengesho wakujyanye aho, nimba ari kuri Victoria, nimba ari mu Buganda, mu Buganda, uwo munyamasengesho mwari musanzwe musengana, mwari mumaze igihe kingana iki musengana? Urakoze cyane. Uwo munyamasengesho twarasenganaga, akenshi twanaragendanaga. Ubwo muri make ni nk'uko ushobora kugendana n'umuntu akuzi neza, ariko igihe kiza kugera nyine aragenda ngo agiye guhiga ubuzima. Ubwo uko kugaruka avuye guhiga ubwo buzima, ubwo ni uko yakoze ibyo bintu. Yagarutse se ubona ubwo buzima yarabubonye? Nabonaga asa neza. Yego. Bivuze ngo yari asanzwe n'ubundi akora misiyo zo gutamba abantu nk'ibitambo, ariko cyane cyane b'abakristo. Ubwo urukumva nyine, iyo ikintu kitarakubaho ntiwagisobanukirwa, ntiwanakimenya, ahubwo iyo kikubayeho nibwo umenya umugambi umuntu agize gute, agufiteho. Urukumva rero niba yarabikoze gutyo ariko binkorera, ntabwo ari njye gusa, ahubwo yagiye abikorera n'abandi benshi batazwi. Ni ariyo mpamvu abantu bakwiriye kuba maso, bagasenga, umuntu akamenya umuntu abanye nawe uwo ari we. Yego. Noneho tugaruke noneho ku kindi gice cy'ubuhamya. Ngeze kumva amateka yawe y'ukuntu wabaye impumyi, sinzi nimba ari nayo mpamvu wambara rinete. Mu bisanzwe nari nsanzwe ndwara amaso, mu bisanzwe na rinete nzambara, ariko noneho nyirizina hari uko bandoze, noneho ndahuma burundu, n'izi rinete ukaba utanazambara ukabona iki se. Ariko ubu urareba noneho? Ubu ndimo ndareba kubera ko nyine ya masengesho y'abera, ubwo uri kumva nacyo icyo gice nacyo ndumva nzagitambutsa. Yego. Wakoze kubona natwe mu kiganiro hano kuri BRI TV. Natwe ikintu tuba dukeneye abantu bafite ubuhamya busiga mesaje. Yego. Tubabukurikira. Yego. Mwakoze cyane kubana natwe. Nge nari Jack Tomo, ndetse n'umuntu w'Imana Christine Zaninka. Yego. Mukomeze mugire amahoro. Shalom shalom.